haje kubaho uburwayi nza guhura n'ibibazo ndetse bikomeye cyane kugeza ubwo nageze aho ngaho ndiheba ndetse kugeza ubwo ku bwanjye uretse Imana ntago nakagombye kuba nkiriho uretse kuba ndiho kubera ko ari Imana yo mu ijuru. Twari turirimba bukeye turaririmba Imana iza gukora n'ibitangaza. Hari umuntu wari waratewe n'abadayimoni ari umuntu w'umusazi nayo Imana iza kumukorera igitangaza. Bukeye bwaho babadayimoni baza kumuvugiramo, abanyatsinda barasenga cyane, wa mudayimoni avuga yuko amuvuyemo ko atazanamugarukamo. Amen. Uwo mwana w'umukobwa yakomokaga Igisenyi. Yego. Aravuga ati none haguruka ugendere muri ibi bibando turebe. Bafata inyuma. Bamaze gufata inyuma bya bibando barabima. Bidigadigiramo ntangira guturuka nkaha ntera nk'intambwe nk'eshanu. Bukeye bwaho uko bwagendaga burushaho kugenda bwira bukana cyane niko narushagaho kugenda niyongera ku ntambwe. Haje gushira nk'iminsi igeze kuri 4 ntangira no kuva aho ngaho kuri icyo cyumba cyaho basengeraga nkijyana kuri toilette nta muntu umfashe nta n'umuntu turi kumwe. Ubutumwa naha umuntu wese ubabaye cyangwa se urembye cyangwa se udafite kirengera ahubwo akaba yarajahajwe n'uburwayi cyangwa se n'ibibazo runaka bimurenze, namuha ibyiringiro byo kwishinganisha ku Uwiteka Imana yo mu ijuru, akamenya yuko Imana ari igenza gute, ari ishobora byose, akamenya yuko ibibazo byose yaba afite nta mwana w'umuntu wabikemura uretse Imana yo mu ijuru, ubundi akiyegereza Imana agasenga kuko nta kibazo na kimwe Imana itagenza gute idasubiza. Amen. Nyuma yuko Imana iremanye umuntu umudendezo, yarangiza ikamuha umugisha wo kubaho n'imibereho imunogeye, Satani ntigeze anezezwa n'ibyo bihe umuntu yari afitanye n'Imana yamuremye. Yifuje gushyira umuntu mu kababaro, ngugize ububabare buri ku rwego rwo hejuru bimuviremo ingaruka yo kwiheba. Nyuma yo kwiheba abe yakwiyambura ubuzima cyangwa abeho nta byiringiro. Uyu munsi turi kumwe n'umupapa, mukanya araza kutubwira amazina ye. Ni umwe mu bantu nk'uko mubibona wagize umugisha wo kuramishwa n'Imana, akaba ageze mu kigero cy'izabukuru nubwo atarasaza bikabije, ariko afite amateka mu by'ubuzima. Uyu munsi twatembereye tugera mu misozi ya kure. Ubwo twari kumwe mu kiganiro cy'ubushize, Divya Family TV yari iri kumwe n'umudokiteri, umuganga gakondo, tunababwira yuko hari umwe mu bo Imana yakoreshejeho bakongera kugarurirwa ubuzima busanzwe, ari we uyu munsi twasuye. Uyu munsi aho turi twahuye nawe, twamusanze agenda avuga kandi ashobora gutanga inama ndetse yanatanga ubuhamya ku by'ubuzima bwe. Uyu munsi turi kumwe n'umusaza. Amazina yanyu ni nde? Amazina yanjye nitwa Muragijimana Edouard. Yego, Muragijimana Edouard. Uruwinaha? Nduwinaha mu kagari ka Munanira mu murenge wa Gitesi. Akaba ariho navukiye, nkaba mfite imyaka 52. Yego, ntago imyaka iraba myinshi, ndabona hakiriho amavuta mu ruhanga, nta biracyagenda. Biracyagenda bitewe n'Imana. Imana burya yitari yagukuraho amaboko ntaho umuntu ajya, kuba ndiho nkaba ngihumeka no kubera Imana. Amen, amen. Yego, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Edouard hari abantu batamuzi ngo bamenye ngo Edouard ni muntu ki. Uyu musaza w'imyaka 52 wagize umugisha wo kuramba, yanyuze afite yahe mateka mu by'ubuzima? Mu mateka yerekeranye no mu by'ubuzima rero amateka yanjye ni maremare. Yego. Kubera ko nakomeje kugenda, nigeze kubaho mu bihe byiza, ariko nyuma yaho umubiri uza kumpinduka, ndongera nza guhura nanone n'amateka mabi bitewe n'ubuzima bubi nanyuzemo nyuma yuko mbere nari nsanzwe mfite amahirwe yo kuba nari umuntu muzima, ari nta kibazo nari mfite. Yego. Ariko haje kubaho uburwayi, nza guhura n'ibibazo ndetse bikomeye cyane kugeza ubwo nageze aho ngaho ndiheba, ndetse kugeza ubwo ku bwanjye uretse Imana ntago nakagombye kuba nkiriho uretse kuba ndiho kubera ko ari Imana yo mu ijuru. Uyu munsi mbere yuko tugera mu mateka yawe yahashize, dufite amakuru yuko mbere yuko uhura n'ibibazo biremereye abantu bamwe na bamwe bazi, wari umuririmbyi. Nari umuririmbyi. Wari umuririmbyi,
kandi warabishoboraga muri ya makorari y'abasore. Ayo makuru turayafite ko waririmbaga cyane. Uracyabyibuka se? Nararirimbaga cyane, nari ndi kumwe ndetse na bagenzi banjye, tukaba twari dufite korari twarimo turirimbira Imana. Iyo korari ikaba yaritwaga korari Abungeri, tukaba twari abantu 22. Yego. Twakomeje kugenda dukora umurimo w'Imana rero, ariko Satani ntago yabyishimiye. Yageze aho ngaho igihe kiza kugera, noneho mpura n'ikibazo cy'uburwayi, biba ngombwa yuko niyo korari nyivamo. Akaba ari ayo mateka n'ubundi, ariko nkabashima Imana kuko n'ubundi ntibasha guhumeka. Uyu munsi amateka yawe yahashize ya mbere yuko ibibazo bikugeraho, wari umuririmbyi, uri umwizera, usenga. Hari igihe abantu baba basenga bagatekereza yuko gusenga bizabaha kubaho imibereho myiza itageragezwa kandi idakomwaho. Waje kugira ibyago byo guhura n'uburwayi bukomeye. Uri umugabo? Ndi umugabo, ndubatse. Yego. Mfite umugore n'abana 5. Yego. Mfite umugore n'abana 5. Mu kibazo cyerekeranye no kuba narakoraga umurimo w'Imana nkaza guhura n'uburwayi, ariko nakomeje kugira icyizere n'ubundi koko Imana yaravuze ngo nta wayikoreye ngo izikoreza amaboko. Nakomeje kugira icyizere nkavuga nti byari byose nubwo nahuye n'ikibazo cy'uburwayi, ariko Imana izagira ikintu izankorera. Reka twinjire mu buhamya bwawe by'umwihariko, utubwire amateka yawe n'ay'umuryango wawe mbere y'uko ubonana na Santé par la Nature. Ni ivuriro rihagarariwe n'umugabo bita Kagaju Jonas. Kugira ngo abantu badukurikiye bamenye ukuntu imbaraga y'Imana uyu munsi ishobora gukura umuntu wayikoreye kera mu bihe bisanzwe, yagera mu bihe bidasanzwe Imana igakomeza kumubana, na nyuma y'ibyo bihe bidasanzwe Imana ikongera kumugarura mu buzima bundi busanzwe. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo mfite umugore n'abana 4. Washatse ufite imyaka ingahe? Nashatse mfite imyaka 25. Yego. Mu myaka 25 nabayeho mu buzima bwiza. Mbana n'umudamu wanjye. Icyo gihe narasengaga, nkasengera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Yego. Ariho byageze aho ngaho ninjira muri korari. Maze kwinjira muri korari nkomeza gukorana na bagenzi banjye, umurimo w'Imana tukora neza. Yego. Igihe kiza kugera nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Biba ngombwa yuko muri ya korari nyivamo. Wahuye n'iki kibazo? N'ubuhe burwayi waba warahuye nabwo? N'uburwayi bwo kuba ntarabashaga guhaguruka. Aba ndi umuntu wakururukaga hasi, nkagenda ngendesha ikibuno. None se waba warabyutse ugasanga wahinamiranye, cyangwa ni ibintu byagiye biba buhoro buhoro? Kuko hari igihe indwara iza ikaza ku muntu buhoro buhoro ikajya igenda imwangiza kugeza ubwo ibimenyetso bigaragara inyuma biba bikomeye. Uburwayi bwaje buhoro buhoro. Ngiye kwibona nibona ntari kubasha kugenda neza. Nibona ntangiye kugenda mpinyagurika. Noneho kugeza ubwo byageze aho ngaho ndetse birakomera, mfata ikibando nkajya nkigenderaho. Yego. Ubwo nahise mfata umugambi wo gushakisha abavuzi ba Kinyarwanda. Yego. Ntangira kujya ngendera kuri cya kibando njya kwivuza. Byabaye ngombwa rero yuko ahantu nirukanse hose nivuza, nagiye ntanga amafaranga nshiraho, amatungo nari mfite ashiraho, imiti bampa ntigire ikintu imarira. Ntabwo waba warigeze ugira igitekerezo se na kimwe cyuko nyuma yo kwivuza mu buryo bwa Kinyarwanda busanzwe wajya no kwa muganga bakakurebera? Kuko hari nk'igihe indwara iba ifite inkomoko y'ikintu muganga ashobora kumenya ikakugira paralize, abantu basanzwe bagatangira kubyitirira abadayimoni cyangwa ibindi bintu n'amarozi, wenda ari n'ibintu bisanzwe. Ntabwo waba warigeze ujya kwa muganga? Kwa muganga nagiyeyo, ariko mu kujya kwa muganga nagiye maze kuzenguruka mu bavuzi ba gakondo bavurisha imiti ya Kinyarwanda. Yego. Njya kwa muganga, njya kwicisha mu cyuma mu buryo bwo kugira ngo ndebe ikintu cyaba cyarabiteki cyatumye mpinamirana, aba ntabasha guhaguruka. Ngeze kwa muganga rero bancishije mu cyuma. Amaze kuncisha mu cyuma basanga nta burwayi mfite. Ubwo nibaza ikintu cyabiteye icyari cyo, bikomeza kugenza gute kunyobera. Yego. Ubwo maze guhetura abaganga bose ba Kinyarwanda, ubwo nicaye hasi. Yegereza mikrofone ho gato. Nicaye hasi ndavuga ngo ntegereje icyo Imana izankorera gusa.
haba gupfa cyangwa se Imana yankorera ibitangaza ikaba ariyo yo kunkiza. watangiye kugira icyo kibazo cyo kutagenda ufite abana bangahe? Icyo kibazo cyo kutagenda natangiye kukigira mfite abana 3. Yego. Muri abo bana 3 rero umwana wa 4 namubyariye muri ubwo bumuga. Yego. Muri ubwo burwayi. Muri ubwo burwayi. Ubwo igihe cyaje kugera noneho haza kuza umuntu ansanga mu rugo iwanjye aho narindi. Yego. Arambwira atariko hari umuntu ushobora kuba yakuvura kandi uwo muntu mubuziho ubushobozi, agenda hirya no hino ku matorero agenda ashishikariza abantu bashaka imiti yuko yabaha imiti noneho akabavura ko afite ubushobozi bwo kugenda avura. Yego. Ubwo numvise umutima wanjye ugiye hamwe. Ndavuga nti wasanga Imana igiye kunkorera igitangaza akaba wenda ariho ngiye gukura igisubizo. Ndagira ngo nkubaze gatoya tutararengaho. Mu gihe wari umaze kuba ubyaye umwana wa 4 ufite ikibazo cy'ubumuga, uri umugabo utabasha gukorera umuryango, abo mwaririmbanaga ujya kurepeta muri korari wenda batakikugeraho bose cyangwa bamwe na bamwe, wumvaga ufite icyizere cy'uko hari ikintu Imana izakorera uko kugenda, cyangwa wari watangiye kwiyakira yuko ugiye gusaza utagenda? Nari mfite icyizere yuko Imana izagira ikinkorera. Yego. Kubera ko nge numvaga yuko iyo wishyize mu maboko y'Imana kandi Imana ukayisaba byanze bikunze Imana igusubiza. Yego. Ubwo rero nari mfite icyizere cyo kubaho kuko numvaga muri ngewe ntekereza nkavuga nti niyo byaba ngombwa nkaba nava mu mubiri ngapfa, numvaga yuko nubundi naba mpfuye nkuko nabandi bose bapfa. Ariko nanone nkongera nkiringira yuko Imana ishobora kuba izagira ikintu inkorera kuko numvaga mfite umutima ukomeye. Yego cyane, urakoze cyane. Nta gihe cyaba cyarigeze kibaho Satani cyangwa umutima wawe wo ubwawo ukumva ucitse intege, ukumva utakaje kwizera, ukumva buri ibyiringiro ibyo waririmbye mu gihe cyashize, cyangwa se ukumva nyine uranegekaye pe ngo wumve wafata n'indi myanzuro itari ugukomeza gutegereza igisubizo cy'Imana? Nta yindi myanzuro nigeze mfata yo kumva yuko naba nihebye, nkumva yuko mbese nshobora kuba nakwiyahura cyangwa ngo numve yuko ndapfuye birangiye. Kubera ko narakomeje kugenda nsomerwa ijambo ry'Imana kandi nanjye nyuzamo nkaryisomera. Akenshi nagendaga nsoma mu bitabo nkabona igitekerezo cy'umugabo witwaga Yobu, ukuntu yahuye n'ibigeragezo ariko Imana ikomeza kumufasha ndetse ikomeza no kumunambaho. Noneho nanjye ngendera muri icyo cyizere, nicyo cyatumye mvuga nti Imana niyo ifite uko izabigenza. Yego. Nyuma yuko ugize umugisha wo kumenya amakuru yuko hari umuganga cyangwa umuvuzi washoboraga kugira icyo akora ku buzima bwawe, noneho w'umukristo, kuva aho uri wari utuye kugera aho uwo muganga yarari, se yaba yaragusanze ku rusengero aho usengera, yagusanze mu rugo, wamusanze yari? Uwo muganga yansanze mu rugo iwanjye, baramaze kumubwira amakuru yanjye y'uburyo narwaye. Aturuka iwe, yari atuye ahantu mu nkambi y'ahantu bita mu Kiziba. Yego. Arigora we araza, abana b'Imana ari bo bantu basengeraga muri iryo terorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 b'Igitesi. Arigora araza ansanga muri rwanjye aho nabaga nicaye. Noneho araza arambwira ati haguruka turamukanye. Noneho ndamubwira nti simbasha guhaguruka. Ati kubera iki? Haguruka uze turamukanye. Ni ngewe ngendesha ikibuno, haba ari ukugenda njya mu nzu, haba ari ugusohoka, haba ari ugusubira mu nzu. Icyo gihe ndamubwira ntago mbasha kugenza gute guhaguruka. Yego. Icyo gihe yazanye n'umumama witwaga Uwamungu Françoise. Baraza aramubwira ati Françoise, arita bati karame, ati mfasha duhagurutse uyu muntu. Umuntu ndeba ungana gutya akaba atabasha guhaguruka, ikintu gituma adahaguruka ni igiki? Ndamubwira nti amaguru igihimba cyo hepfo ntigikora ariko hejuru kirakora. Yego. Barampa uwo mumama yafashe mu bitugu arampagurutsa, uwo mugabo Kagaju afata imbere, noneho baraterura barampagurutsa bampagarika ku rugi.
baravuga bati ubwo igihimba cyo hejuru gikora ngo hagarara ku rugi noneho turebe. Ubwo kubera ko hejuru amaboko yakoraga mfite imbaraga mu gice cyo haruguru, ubwo nafashe kuri rwa rugi nko kurwicundaga rwicundagaho, ariko noneho amaguru agasigara ari ibintu binanaba, kubera ko nta mbaraga amaguru yari afite, mbese bisa nkaho nta maraso arimo. Yego. Byabaye ngombwa yuko bongera bansubiza hasi. Abwira uwo mumama ati ndagiye. Yari afite itsinda bafatanyaga gusenga aho ngaho mu nkambi, ati tugiye gusenga, Imana igisubizo izaduha nicyo tuzakoresha. Imana niyemera yuko bazakuzana mu nkambi akaba ariho tukuvurira, icyo gihe bazakuzana noneho tukuvure. Ni bigaragara neza yuko tutazakuvura, ko ntacyo tuzakumarira, nabyo uzabimenya. Yego. Uwo mugabo rero yaragiye, hashize nk'icyumweru atuma kuri uwo mumama, niwe yari afite inomero ze, ari we Françoise, aramubwira ati noneho wa mugabo muzashakisha ukuntu mwamuzana, kuko Imana yatweretse yuko uriya mugabo ashobora kuvurwa agakira. Ubwo byabaye ngombwa rero yuko n'ubundi Françoise aza kundeba, anareba na barumuna banjye, ababwira ko bagomba kunjyana hehe mu nkambi. Byabaye ngombwa yuko nkodesha akagare umusaza w'ikirema nawe yari afite witwaga Ruzahaza. Muha amafaranga wari utuye mu Kayenzi hafi yo kwa Biracika ku Ibare. Namuhaye amafaranga 700. Amafaranga 700 akagare barakazanye bakanterekaho, barangije akagare mu mahembe yako bazirikamwo ikiziriko, abandi banterekamo, abandi basunika inyuma. Turazamuka umuhanda wose, umuhanda uzamuka ujya i Karongi kuri Nyirabutwa. Twageraho akagare katabashije kugenda, bagaterura mu maboko ka kagare bakagasunika. Bageraho kabasha kugenda, ka kagare bakongera bakanterekaho. Nagiye nibona mu nkambi, mbona ngeze k'uwo musore bitaga Kagaju. Mbere yuko twinjira mu buzima bw'icyakozwe winjizwa mu nkambi, ese ibitaro bwanyu umunsi wa nyuma byagusezereyeho byaba byarakubwiye ko ufite ikihe kibazo? Ibitaro ubwo nkimara kwinjira mu nkambi, utarajya mu nkambi, ntarajya mu nkambi, yego, ni ukuvuga ngo ibitaro nta bitaro byari bihari, ahubwo bari bafite inzu basengeragamo. Ndi kuvuga mbere yuko ubonana na Kagaju, wari watubwiye ko wagiye kwivuza kwa muganga, nyuma yuko urangije imiti y'ibinyarwanda wagiye kwa muganga bisanzwe. Baba barigeze babona ikibazo cy'uburwayi wari ufite? Kwa muganga maze kwinjira kwa muganga, bakanyuza mu cyuma, basanze nta burwayi babonye. Yego. Nari mfite. Maze kugera rero mu nkambi, uretse gato, usibye kuba rero kwa muganga batarabonye ikibazo kandi wowe ukabona ko amaguru yawe adakora, hari ububabare wajyaga wumva cyangwa washidukaga wumva hari ingingo zidakora zabaye paralize? Numvaga ingingo zarabaye paralize, ariko harimo n'ububabare. Yego. Harimo ububabare, ariko n'ingingo nkumva zarabaye paralize, koko n'ibirenge n'amano ntago byakoraga, byari ibintu bimeze gutya gusa, umuntu utashobora bitanyeganyega. Mbo twakomeza uburyo ubuzima bwawe Imana yaje gutanga igisubizo mu itsinda ry'amasengesho Kagaju Jonas yasengeragamo, bakaguhamagarira kuza kugira ngo uvurwe n'Imana. Twari tumaze kugera aho bakugejeje ku nkambi, ugasanga ugeze mu nkambi. Ugeze mu nkambi ya Kiziba byakugendekeye bite? Ngeze mu nkambi ya Kiziba nasanze hari itsinda ririmo abantu b'abanyamasengesho, harimo abadamu, harimo abakobwa, harimo n'abantu b'abasore ndetse n'abantu b'abagabo. Ryari itsinda ry'abantu abo nibuka bagera nko ku bantu nka 12. Bibaho ngaho, ndetse sinange murwayi gusa wari uhari, nahasanze hari abandi barwayi bagera kuri 3, nange wa 4. Bakajya badusengera, bakaririmba, bagasenga. Bigeze aho ngaho ndetse baravuga bati ibyo ari byo byose turi kubona Imana hari ikintu igiye kuzagenza gute, kuzabakorera. Abantu mwese mujye ku mavi mugenze gute, musenge kugira ngo Imana
igira ikintu ibamarira. Amen. Byabaye ngombwa rero yuko mpamara igihe runaka, bakajya bashaka imiti, ya miti bakayimpa, imwe nkayinywa, ubundi indi bakayinkandisha, ubundi bagasenga. Ngiye kwibona, nagiye kubona mbona amano n'amaguru noneho bitangiye kugira ubushyuhe mu mubiri. Ukajya wumva igice cyawe cyo hasi kirashyushye. Noneho nkumva igice cyo hagana hasi cyari cyarakonyereye, mbese numvaga icyo gice gisa nkaho kitanteyeho, ariko noneho ntangira kumva yuko noneho icyo gice noneho cyatangiye kuzamwo ubushyuhe, ndetse n'amano ntangira kujya nyanyeganyeza. Igihe cyaje kugera rero, noneho mbona rwose yuko nanjye ngira icyizere yuko Imana hari ikintu igiye kugenza gute kuzankorera. Abantu badukurikiye uyu mwanya, turagira ngo tubahe ishusho igaragara. Hari igihe umuntu agera mu bibazo bikamurenga, bigashoboka yuko byanarenga umuryango wabamo. Amakuru ki y'umuryango wawe mu gihe wari urwariye mu kiziba? Wari usize abana 4, umugore abyaye vuba, afite umwana ukiri muto, usize umuryango utabasha gukorera, kandi nawe ugiye kuba ahantu bisabwa ko uwo muryango ukomeza kukwitaho, kuko hasaga nko mu bitaro, kuko hari no mu nkambi abahari ari impunzi. Ubwo byabaye ngombwa yuko nkimara kujya mu nkambi, byabaye ngombwa yuko wa mudamu n'ababana nari maze kugira 4, byabaye ngombwa yuko nawe ananirwa. Amaze kunanirwa, wa mugore ava muri urwo rugo araruta. Amaze kuruta, urugo rwasigariye aho. Ariko rumaze gusigarira aho ngaho, abana se yaba yarabatwaye? Abana yarabatwaye. Amaze kubatwara, hasigara akana kanjye gakuru k'agahungu. Ako kana kanjye gakuru k'agahungu ko kanze kujyana na nyina. Akimara kubona yuko banyurije akagare ngiye mu nkambi, nawe yaravuze ati nanjye tugomba kujyana, ntago nagutererana nk'umubyeyi wanjye. Ubwo aho nabaga kwa Kagaju, ako kana twarabanaga, utuntu bamuhaye akaba ari we udufata, akaba ari uteka, agashaka utuntu ndya. Nubwo iryo tsinda naryo bakoraga ibishoboka byose bagashakisha ikintu cyo kudutunga, ikintu cyo kurya nk'abantu b'abarwayi twari duhari. Rwose iriya tsinda ndarishima cyane, ndetse nkashima n'uriya mugabo Kagaju, kubera ko kuba ngihumeka ntago mvuga yuko ari kubw'imbaraga ze, ahubwo ndi kuvuga ko ari Imana yo mu ijuru yamukoreyemo. Ndetse n'itsinda basenganaga, koko bakoze umurimo ukomeye badusengera, bajya kuzana imiti, ari nta mafaranga batwaka. Iyo miti baduhaga yabaga ari imiti y'ubuntu. Baragendaga naho itari gushobora kuboneka hafi aho ngaho mu nkambi, ariko bakagenda bayikura hirya no hino bakayizana bayiduha. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko nagiye nibona nahagurutse, noneho amaguru n'amano bitangiye gukora. Noneho rwose nsigara nanjye mfite icyizere yuko ngiye kongera kugarura ubuzima. Ubwo byaje kuba ngombwa yuko n'ubundi badusaba amasengesho kuri buri murwayi y'iminsi 3. Nabo baragiye bavuga ko bagiye kujya gusengera ahantu mu butayu. Bagiye gusaba Imana icyifuzo, noneho Imana ikabereka icyo Imana igiye kudukorera. Yego. Umunsi umwe rero baragiye, bagenda bagiye ahantu nabo basengeraga ku musozi, natwe dusigara aho ngaho nk'abarwayi. Baravuga bati turashaka yuko abarwayi mwese muri aho musaba Imana icyifuzo, Imana ikaza kubaha igisubizo, mukaza kutubwira iby'Imana yagenje gute yaberetse. Yego. Ubwo abandi bakimara kuva aho bari bagiye gusengera, bari bahamaze iminsi 2, twe twari twasigaye aho ngaho. Abandi batanze ibyifuzo by'iby'Imana igiye kubakorera. Noneho koko bagenda bagaragaza icyo Imana yabakoreye, icyo Imana yaberetse. Naho ngewe rero nta kintu nigeze mbona. Ndavuga ntese ku mutima ntiko abandi Imana iri kubereka ibyo igiye kuzabakorera, nkaba mbona ngewe nta kimana iri kunkorera. Ese icyo gihe wari utaratangira kugenda? Icyo gihe nari ntaratangira kugenda, ariko noneho amano yaratangiye kuzamwo agashyuhe, ndetse n'ibirenge numva ko hari ikintu cyahindutse muri ngewe. Yego. Noneho ndavuga nti noneho ngewe bimeze bite? Barambaza batese we musaza, wowe nta kintu Imana yakweretse? Ntireka da. Bati noneho wowe rero ongera ujye ku mavi usenge Imana
ariko hari ikintu Imana igiye kuzerekana koko ntabwo ari wowe waviramwo aho ngaho, kubera ko Imana ni inyambabazi kandi Imana iri kugitwereka yuko hari ikintu yenda kugukorera. Nagira ngo nibutse umuntu dukurikiye uyu munsi, dushobora kujyana ibyifuzo byacu imbere y'Imana turi benshi, muri iyo mbaga nyamwinshi y'abantu batura ibisubiza Imana, ntugakangwe n'uko abandi basubijwe, we ntusubirizwe mu gihe basubirijwemo. Birashoboka yuko icyifuzo cyawe Imana ibikigaho kandi mu buryo bwo gutegura igisubizo cyiza. Byaba byari bikumereye gute mu gihe wabonaga abandi bafite ibisubizo by'iby'Imana yenda kubakorera, wowe ntabyo? Warasize umuryango, uri kumwe n'akana kawe k'agahungu, ufite n'amakuru y'uko umugore yataye umuryango, yataye urugo, agasiga urugo rubereye aho, wumvaga ari ikihe cyifuzo ufite ubundi? Nge numvaga yuko ntangiye noneho mu kwiheba, koko mbere numvaga ko nta kibazo, koko nari narishingikirije ku Mana, nkavuga nti Imana niyo igomba kuzagira iki nkorera byanze bikunze, kandi haba no gupfa cyangwa se no kubaho byose ni mu bushake bw'Imana. Ariko noneho abandi bakimara kubona ibisubizo bagenda bagaragariza iryo tsinda iby'Imana yaberetse n'ibiki, nge natangiye kwiheba, ndavuga ntese naba narakoze icyaha ki cyangwa ikintu kimeze gute gituma abandi basenga bagasubizwa, nge singira ikintu nsubizwa. Ubwo byabaye ngombwa yuko noneho njya ku mavi nanjye ndasenga. Bigeze sangahe z'ijoro, hafi saa 9 z'ijoro, nagiye kubona mera nk'umuntu usinziriye uri mu nzozi. Yego. Nagiye kubona mbona ikintu cy'igipica gitambutse imbere mu maso yanjye, kimeze nka cya gitaburo abana bandikaho byo mu mashuri. Cyo mu mashuri. Gitambuka gutya ari igikara mu maso yanjye, kitambuka nka gutya, kirongera kigaruka gisa nk'igisubiye inyuma. Ngiye kubona noneho kigaruka handitseho urupapuro rw'umweru, hari handitseho amagambo yanditse ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye utamenya. Ibyo bintu nahise mbifata mu mutwe, umenya sino ku bwanjye, hari ndi kumva ari nk'imbaraga y'Imana yatumye mbifata mu mutwe, kuko hari saa 9 z'ijoro. Ariko noneho nza kubisobanurira aba bantu bari bavuye aho basengera mu gitondo b'abanyetsinda, basobanura noneho iby'Imana yanyeretse. Baraje baravuga bati musaza, mu gitondo karekare bavuye aho basengeraga, bati na n'ubu nta kintu Imana yakweretse? Imana rero noneho yankora ibitangaza, nanjye hari ikintu yanyeretse. Nabo yanyeretse ikintu kimeze nk'igitaburo gica mu maso yanjye, kirongera kisubira inyuma. Cya gitaburo nsanga kiriho urupapuro, hariho amagambo yanditse ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye utamenya. Bahise bishima cyane, bitera hejuru, baravuga bati Imana ishimwe, habwe icyubahiro, bararirimba, turasenga, haba ibyishimo byinshi cyane. Noneho baravuga bati natwe Imana nibyo yatweretse, twari tuje ariko dufite ibyiringiro ko Imana yabikweretse. Noneho icyo gihe abantu turaririmba, twareye turirimba, bukeye turaririmba, Imana iza gukora n'ibitangaza. Hari umuntu wari waratewe n'abadayimoni, ari umuntu w'umusazi, nayo Imana iza kumukorera igitangaza. Bukeye bwaho babadayimoni baza kumuvugiramo, abanyatsinda barasenga cyane, wa mudayimoni avuga yuko amuvuyemo, ko atazanamugarukamo. Amen. Uwo mwana w'umukobwa yakomokaga Igisenyi. Yego. Ubwo byaje kuba ngombwa rero yuko noneho duhama aho ngaho. Hashize igihe gitoya, ngiye kubona mbona noneho bya birenge noneho bitangiye gukora. Bazana udutabureti 2, kamwe nkakicaraho, akandi bazanira itaburete ndende, noneho bakavuga ngo ningiye nyihagurukiraho. Ntangira kuyihagurukiraho, nkongera nkamanuka nkicara kuri ya yindi. Igihe cyaje kugera rero, noneho ntangira Kagaju yo gahirwa n'Imana, ngiye kubona mbona azanye ibibando 2, aho bari babiciye simpazi. Aravuga ati none uhaguruka ugendere muri ibi bibando turebe. Bafata inyuma, bamaze gufata inyuma bya bibando barabima, bidigadigiramo, ntangira guturuka nkaha ntera nk'intambwe nk'eshanu. Bukeye bwaho uko bwagendaga burushaho kugenda bwira bukanacya, niko narushagaho kugenda niyongera ku ntambwe. Haje gushira nk'iminsi igeze kuri 4, ntangira no kuva aho ngaho kuri icyo cyumba cyaho basengeraga, nkijyana
kuri tuwarete nta muntu umfashe nta n'umuntu turi kumwe. amen. Igihe cyaje kugera rero haza kubaho akantu gasa nkaho ari intambara y'abantu bari baraturutse mu nkambi bari bari kujya kurwana muri Kongo. Bari bayobowe n'uwitwaga Rurankunda. biza kuba ngombwa yuko abarwayi twese turi mu nkambi tugomba kuvamo, kubera ko abanyenkambi bari bavuze ngo umuntu wese ubaho hantu akaba atari umukongomani atari umunyenkambi ko agomba kwicwa. Ubwo byabaye ngombwa yuko dusohoka noneho aho hantu twari turi. Noneho Kagaju atuma ku bantu bacu, baraza barabaheka, barabajyana, abandi bashoboye gusindagira batujyana kuri ubwo bugare. Nuko nguko naturutse mu nkambi aho ngaho Kagaju yakoreraga. Noneho nsigara ngendera mu bibando bibiri, ikibando kimwe nza kugita. Reka utaragera imbere y'ukuntu urugendo rwo gutakaza ibibando ukinjira mu gihe cyo kugendera ku maguru Imana guhaye, tubanze tukubaza akabazo kamwe. Mu gihe wasohorwaga mu nkambi ku bw'impinduka z'ibyari bibaye bishingiye ku bijyanye n'umutekano waho, uva mu nkambi usubira aho wari uri usanze umuryango, ni bande bakwakiye mu gace wari utuyemo? Byagenze bite ku mugore wawe wari uri kure yawe? Byagenze gute ku bana wari warasize utaherukaga kubona? Ubwo mbere yo kugira ngo n'ubundi nongere mve mu nkambi, bitewe n'uburyo bw'umutekano wari umaze kuba mukeya, byabaye ngombwa yuko Kagaju n'ubundi atuma ku muryango wanjye. Uwo muryango wanjye nubwo umugore yari yarantaye n'abana yarabajyanye, nsigaranye n'akana kanjye kamwe k'agahungu, ariko nari mfite abavandimwe. Yego. Nari mfite abavandimwe babiri, kandi nari mfite n'umuryango n'ubundi. Kandi iyo umuntu afite ikibazo nk'uko, niyo wahura n'ikibazo cyane wanagira gute, umugore ashobora kukwanga, abavandimwe bashobora kukwanga, ariko noneho abaturanyi cyangwa n'abandi bantu bakorewemo n'umwuka w'Imana bakagufasha mu buryo bw'ikibazo ugenje gute ufite. Yego. Ubwo rero abantu baraje, baraza n'ubundi banshyira muri ka kagare, baransunika aho nshoboye kugenda nkajya mpagendesha bya bibando. Ubwo haje gushira igihe runaka mpitira kwa mushiki wanjye. Maze kuva kwa mushiki wanjye ntamaze icyumweru, Kagaju ntago yantereranye ngo arekere iyo ngiyo, yaje kureba yuko nageze mu rugo. Yego. Asanga ndi kwa mushiki wanjye. Aravuga ati noneho rero nta mpamvu yo gukomeza kuba kwa mushiki wawe, ugomba kuzamuka ukagenda ukicara mu rugo iwawe. Amsigira imiti yo kuzajyanywa. Ubwo naturutse kwa mushiki wanjye, rwose ndashima Imana kandi nkashima n'uwo mugabo wakorewemwo n'Imana. Navuye aho kwa mushiki wanjye, kandi ni ahantu hari nk'iminota nka 30. Mpagenda n'amaguru ngendera muri bya bibando, aho ubwo mbere ntabashaga no guhaguruka, ubwo mbere nagendeshaga ikibuno. Ubwo rero ndashima rwose Imana ko yankoreye ibitangaza bikomeye, kandi nkashima nabo bantu b'Imana Imana yakoreyemo. Ubwo byagezeho rero ndagenda mbaho ngaho iwanjye, abantu baramfasha, ari abanyetorero, ari abantu bakorewemo n'umwuka w'Imana, baramfasha. Ngiye mbona bya bibando bibiri, nsigaranye ikibando kimwe, ikindi kibando nacyo igihe kiza kugera ndagita. Ubu ndi umuntu ushimira Imana yuko n'ubundi mbasha kugenda nk'abandi bantu bazima. Ubu nkaba nkora imirimo nk'iy'abandi basanzwe bakora. Ubundi ngewe nkaba mbona umuntu uwo ari wese ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa umaze nk'igihe kirekire yararwaye akaba yarihebye, ajya asenga Imana, ubundi ibibazo bye abishyire mu biganza by'Uwiteka. Ubundi nkaba nshimira namwe n'ubundi twakomeje kugenda tuganira. Ubundi namwe akaba ariyo makuru n'ubundi nabahaga yuko ibintu byangendekeye. Ariko ubundi nkaba nshima Imana kuba ngihumeka, ko atari ku bwanjye cyangwa ku bw'abantu, ahubwo ari ku bw'Imana. Ubundi Imana namwe ibaha umugisha. Amen. Urakoze cyane Edouard. Uyu munsi uri umugabo ufite b'abana bose bariho, kandi ushobora guca inshuro muri ubu buzima bugoranye. Ushobora kuba uhinga cyangwa ukora ibindi bintu bya buri munsi bishobora kugufasha muri ubu buzima. Mbese muri iyi minsi ni gute ufasha umuryango wawe? Ni hehe ushobora gukura nyine ko wagize umugisha wo kongera kugarura ingingo n'ubuzima?
ubu ni ukuvuga ngo mu buryo bwo gutunga umuryango wanjye ni ukuvuga ngo n'ubundi ndagenda nkapagasa nk'uko n'abandi bose bagenda bapagasa. yego naba ngize amahirwe iyo nshuro nkayica nayica nkabona ikintu ndarira, naba ntabonye naho nyica, ubwo ngubwo nyine nkishyira mu maboko y'Imana, ubundi ubwo nkavuga nti nta kundi nabigenza. ubundi mu buzima busanzwe ni ukuvuga ngo nkora nk'uko n'abandi bose bakora. yego ni muri iyo mibereho n'ubundi ubwo mbayeho, nta kazi ngira ntaki, mbese ni ukuvuga ngo ni ugutungwa no kugenza gute no gushakisha. yego Imana iguha umugisha cyane. uyu munsi abadukurikiye kuri DVF Family TV, nyuma yo kumva ubuhamya bwa Edouard Muragijimana, nyuma yo kumva ubuhamya bwa Edouard, bamenye yuko umuntu nshobora kuba nkorera Imana none ejo ngahura n'ibizazane, abo twari gukomezanya ubuzima bakagira ikibazo cyo kuntererana kubw'impamvu zibaturutseho cyangwa zitabaturutseho, ariko zose zifite izingiro kuri Satani. Nyuma y'ibyo bihe bibi, Imana yongera kutugarura mu bundi buzima iyo dukomeje kuyizera. Edouard yizeye Imana mu gihe cy'uburwayi, mu gihe cyo kubaho afite ubumuga bwo kutagenda, mu gihe cy'uko bamwe babonye amasezerano y'Imana yenda kubakorera basengana nawe mu cyumba cyo gusengerwamo cy'abarwayi, we akagira ikibazo no gucika intege mu kwizera yuko we nta makuru ari kubona. Nyuma y'ibyo bihe Imana yakomeje gukora. uyu munsi Edouard ni umugabo ugenda n'amaguru ye, Imana yamuremanye, ashobora gufasha umuryango we akoresheje imbaraga ze, agashakisha, agapagasa kugira ngo afashe umuryango. uyu munsi ni umupapa ushima Imana, kandi gushima Imana bivuze ngo afite ubuzima, ashobora no kuzabona ubugingo, kandi twizerera muri Kristo ko twebwe ndetse na Edouard tuzajya mu ijuru aho tutazongera kubabara. Amen. Nyuma y'ibyo Imana yagukoreye, nyuma y'imirimo ikomeye Imana yakoreye ubuzima n'umubiri wawe, ni ubuhe butumwa waha umuntu uyu munsi uri mu kaga, ababazwa n'umubiri, akaba nta byiringiro afite, abaganga bamubwira ko nta ndwara kandi muri we yumva arwaye, akaba afite ububabare budashobora gukorwaho n'umuvandimwe, n'umubyeyi, n'undi muntu wese? Ni ubuhe butumwa waha uwo muntu urwaye arembye kandi adafite abamwitaho bari hafi? Ubutumwa naha umuntu wese ubabaye cyangwa se urembye cyangwa se udafite kirengera, ahubwo akaba yarajahajwe n'uburwayi cyangwa se n'ibibazo runaka bimurenze, namuha ibyiringiro byo kwishinganisha ku Uwiteka Imana yo mu ijuru, akamenya yuko Imana ari igenza gute, ari ishobora byose, akamenya yuko ibibazo byose yaba afite nta mwana w'umuntu wabikemura uretse Imana yo mu ijuru, ubundi akiyegereza Imana agasenga, kuko nta kibazo na kimwe Imana itagenza gute idasubiza. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane gukurikirana, murakoze cyane gukomeza gukurikirana ibiganiro bya DVF Family TV. Turakomeza, twongere dukomeze, tuzakomeza no gukomeza kugeza ubwo umuntu wese udukurikiye azakomeza kwiringirira Imana mu bikorwa byayo ndetse no mu kuyizerera impano n'amasezerano yaduhaye. Imana iguhe umugisha, kandi ikomeze kukugirira neza, iguhe aho ukura, kandi iguhe guhirwa, kandi kurindira umuryango. Amen. Mureke mu gihe tugana ku musozo dusabe Edouard, kubera ko yabaye igihe kirekire cyo gusenga, ibisubizo by'ibyo yanyuzemo bikaba ari ibisubizo by'amasengesho, tumusabe adusengere dusoze iki kiganiro. Turagushimye Uwiteka, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, tugushimiye neza yawe n'uburinzi bwawe butangaje, wakomeje kubana natwe tutari beza, ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro. Imana ikomeye kandi Imana igira neza rero, ni ukuvuga ngo tugushimiye Data wa twese uri mu ijuru ko twebwe tugifite amahirwe yo kuba tugihumeka umwuka w'abazima, nyamara ari benshi bagiye ahacecekerwa, nyamara atari uko twabarushaga gutungana cyangwa se gukiranuka, ahubwo bakaba baragiye abacecekerwa bitewe n'uko ari igihe cyabo cyari kigeze. Nuko rero Uwiteka ndagusaba ngo ujye ukomeza kudufasha ndetse no kuturinda uko bukeye ndetse n'uko bwije. Maze Uwiteka ubwo ugiye kugaruka uzasange twiteguye, tuzakizwe mu bwami bwawe. Nuko rero twongeye kugushimira yuko n'ubundi ikiganiro kibereye aha hantu, ni ukuvuga ngo uri Imana ishobora byose, kandi wamaze kubona ko n'ubundi iki kiganiro ari ikiganiro cyiza cyerekeye databuja no kuba abacyumvise gishobora guhumuriza imitima y'abantu bababaye ndetse n'abarushye n'abaremerewe. Nuko ubwo tugiye kuva aha hantu
ugendane natwe databuja nitwongera kuhura twese tukiri amahoro tuzashima izina ryawe amen ngo niba uko ushaka tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen